bibona ibwira mama iramubwira yenda waba ubyizera waba utabyizera Imana iravuga ivugana na mama iramubwira ati muhumure abo yarari gusenga nabira ababwira ati nzabagaburira mujye muhage ukibaza ukuntu iyo umuntu afite inzara nubwo Imana yakubwira ngo uzajye uhage nibishoboka uba wumva bidashoboka ariko najya mbabwira ko ibidashobokera abana b'abantu ku Mana yacu birashoboka yaba mama weza imitima y'abasore n'abagabo tunganya ubugingo bwabo bube buzima mu izina rya Yesu kandi ubagarurira imbaraga emalo watifide ngo zamayisha yigro bahereza imbaraga z'umwuka wera mwami Imana aho batakibashisha ubabashishe aho batakishoboza ubashoboze ineza n'urukundo rw'Imana rubome Donati TV mbanje kubasuhuza mwese abadukurikira bari mu Rwanda abanyarwanda mwese turabashuje mu izina rya Yesu Kristo bari mu majyepfo amajyaruguru umujyi wa Kigali bakunda kudukurikirana inshuti zacu hirya no hino ku isi abari ku migabane itandukanye Burayi Aziya ndetse na Amerika turabasuje mwese abari muri Afurika rero nkuko dusanzwe tuza tukaganira ku magambo y'Imana tugenda twibukiranya muri bimwe Imana yagiye ivuga kugira ngo tureko twazasoza runo rugendo amahoro uyu munsi rero tugarutse kugira ngo tuganire ku magambo y'Imana uyu munsi turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ni ibice byaho 35 turahera ku murongo waho wa mbere twumva iki Imana ivugana natwe muri uyu mwanya haravuze ngo ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka ku ngoma ya Hosiyumwa ku ngoma ya Yehoyakimu mwene Yesi y'umwami w'Abayuda riti jya mu muryango w'abareka buvugane nabo kandi ubazane mu nzu y'Uwiteka mu cyumba kimwe cyo muri yo maze ubahe vino banywe dusimbuke dufate ku murongo wa 5 maze nereka imbere y'abahungu b'umuryango w'abareka ibicuma byuzuye vino hamwe n'ibikombe ndababwira nimunywe vino ariko barahakana bati nituyinywa yuko Yonadabu mwene Reka busogokuruza wacu yadutegetse ati ntimuzanywe vino ari mwe cyangwa abana banyu iteka ryose amen mwakire neza amagambo y'Imana reka dusenge Imana tuganire kuri aya magambo dukuremo icyifuzo dusenge Mana yera iri mu ijuru Imana ifite imbaraga n'ububasha ndetse n'ubushobozi Imana y'icyubahiro Imana itangaje Imana irambura ukuboko igahaza kwifuza ko abari mu isi bose Imana ikora ntihagire uyikoma mu nkokora uyu mwanya turaje imbere yawe tugiye guhangara kuvuga izina ryawe turasenze kugira ngo ubane natwe duhamagaye umwuka wera naza abane natwe mwuka wera naza dushigikire nk'uko usanzwe ubigenza ukabana natwe ngwino wongere uvugane n'abantu bawe kandi reka bazumva rino jambo rigira icyo rikora mu mitima yabo ababuze ihumure babone ihumure abaguye bongere babyuke masini miti bafu wajayingi zimindi wata ndinginga Imana nyiribihe Imana nimanukire gukora nimanukire kwigaragaza ndemera kuba igihugu kugira ngo unyishemo ndemera kuba mikoro kugira ngo urangurure ngwino uvugane n'abantu bawe bisenze nizeye mu izina rya Kristo Yesu amen amen Imana ibahereza umugisha mwe mudukurikiye twagira ngo tuganire kuri aya magambo y'Imana Imana iduhaye uyu munsi tugiye kuganira ku ntego ivuga gufata icyemezo cyiza kidakuka dusomye izi nkuru z'ubwoko bw'abarekabu aba barekabu sokuruza wabo yari yarabategetse arababwira ati nimuzanywe vino ari mwe cyangwa abana banyu bagira ibintu bimwe babiyemeza uzasoma icyo gicumanuke uzasanga hari n'ibindi barahiye batazakora rero aba barekabu baza gukomera ku isezerano nababwiye intego y'ijambo cyaka ko tuganiraho ni intego ivuga ngo gufata icyemezo cyiza kidakuka bivuga ngo hari n'abantu bafata icyemezo kibi rero ndasaba abantu bose badukurikiye muharanire gufata icyemezo cyiza kandi kidakuka Imana ibamera umugisha aba barekabu bari bararahiye nkuko natwe twarahiye ndagira ngo mbibutse ko wowe ujya kubatizwa wakira Kristo nk'umwami n'umukiza hari indahiro warahiye ndetse n'abajya ku mirenge gusezerana hari indahiro barahira ndetse mbibutse ko hari n'ababyeyi bajya kubyara bakagira indahiro bagirana n'Imana bakavuga ati Imana nudufasha tukabyara amahoro tuzagukorera hari indahiro wagiye urahira
ikindi hari indahiro zitandukanye abantu bagiye barahiye. Ujya gukora akazi hari indahiro warahiye, bisaba ngo indahiro warahiye urasabwa kuyubahiriza. Nasomye ijambo muri Bibiliya rirambwira ngo isezerano naho ryaba ari iry'umuntu ku giti cye rirakomezwa. Rero hari indahiro twagiranye na Yesu, hari indahiro twagiranye n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbibutse ko hari abantu barahiye ko batazasambana, bararahira. Abandi barahira ko batazanywa inzoga, bararahira. Mbese ari indahiro twagiye turahira zitandukanye, ariko nabaza ni indahiro warahiye warayubahirije cyangwa warenze ku mategeko? Imana idufashe cyane. Rero ndagira ngo tugane ku ijambo rivuga gufata icyemezo cyiza kidakuka. Iyo ababareka abo bafashe icyemezo cyiza kidakuka, ndagira mbabwire Imana yarabibonye, ibona ko ari se hari indahiro barahiye. Ngibwira umuhanuzi Yeremiya, mbibutse ko Yeremiya ari mu bahanuzi bakuru. Uyu Yeremiya mu gice cya mbere hari ijambo rivuga ngo yamumenye ataraba urusoro mu nda ya nyina, ngimutoranyiriza kuba umuhanuzi uhanurira amahanga yose. Ndagira mbabwire Yeremiya ari umuhanuzi. Imana rero iragenda isanga Yeremiya iramubwira ati Yeremiya, nagira ngo nkubwire, ngwino ugende ufate urangure, reka ndwite urwarwa ni vino. Yamubwiye reka nse nkaho navuga urwarwa kugira ngo abantu bankurikiye babyumve. Amubwiye ati genda urangure vino, urangure urwarwa ruryoshye, nurangiza uhamagara umuryango w'abarekabo, nurangiza ubazamure mu cyumba cyo hejuru, urangize ubasukire. Ngo abasukira mu nzuho, arangije arababwira ngo ni munywe iyi vino. Aba bene reka barangije avuga ati ntituyinywa, kuko sokuruza wacu yadutegetse ati ntituzanywe vino ari twe cyangwa se abana bacu. Bakomera ku isezerano, kandi iri sezerano sekuruza wabo wari basezeranije, ariko ngo bakomeye ku isezerano. Ngo barangije ngo barasohoka baravuga ati Yeremiya, turakwemera nk'umuhanuzi ariko ntago tuyinywa. Ngo barangije barasohoka, Yeremiya arababwira ati mugaruke mwumve uko Uwiteka avuze. Yeremiya ngo arabagarura, ngo baricara baravuga ati umva tukubwire, Uwiteka avuze ngo munywe vino. Baramubwira ati ntayo tunywa, ntayo. Ngo barahakana. Impamvu ababareka abo bahakanye bagakomera ku isezerano, baravuze ati sokuruza wacu asinya rino sezerano, iyi Mana niyo yari iriho, iyi Mana siyo yahozeho. Barangije bavuga ati uko yari kera n'uyu munsi ni kuri, ntago igihinduka. Rero ntago tuyinywa. Ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye, Imana ibaha umugisha. Abantu mudukurikiye, Imana ntiyigeze ihinduka. Abantu barahinduka, ibihe bigahinduka, ariko Imana yo ntiyigeze ihinduka. Uko yarejo n'uyu munsi ni kwiri, ntago igihinduka. Abantu ni mwebwe mwahindutse, yo ntiyigeze ihinduka. Ndagira mbabwire isezerano wagiranye n'Imana, Imana iracyagibuka. Hari abantu rero bafashe muri bibiri icyemezo kidakuka. Iyo dusomye inkuru za Saduraka na Meshaki na Abedenego, aba bantu bafashe icyemezo cyiza kidakuka. Barababwiye ngo baramye ibigirwamana, avuga ati ntabyo turamya, iki kigwamana ntacyo turamya. Ngo bakomera ku Mana yabo. Imana ishimwe cyane. Ngo barangije gukomera ku Mana yabo, barababwira ati turenyegeze itanu. Barababwira ati mushaka mwongeye mwenyegezemo. Ngo barangije avuga ati ntago twakihakaniye Imana. Ngo baranyegeze itanu inshuro 7. Barangije ngo barabafata, ngo babajugunyamo. Ariko ndashimira Kristo, iyo umuhamije nawe araguhamiriza. Ngo nubwo babajugunyemo, ngo bakigerayo, ngo basanzemo Kristo arimo. Ngo umwami azinduka kare, ngo agiye kureba ngo asangamo aba basore uko ari 3. Ngo ariko ngabonamo n'undi wa 4 usa nk'umwana w'intama w'Imana. Ndagira mbabwire hari ibintu Imana ikora igateza n'abapagani yerekwa. Imana ishimwe. Ndagira mbabwire mufate umwanzuro, mufate icyemezo cyiza kidakuka, mwe kwihakana Imana. Wa mukobwa we reka kwihakana Imana, wa musore reka kwihakana Imana, mama wowe unkurikiye reka kwihakana Imana bitewe n'intambara n'ibibazo uhagazemo. Reka kwihakana Imana. Papa we tuvugana, reka kwihakana Imana. Umugabo nyamugabo ufata icyemezo kidakuka, niyo wapfa ariko upfe wizeye Kristo ko ari umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Se wa mbere waba upfuye, si nawe wa kabiri, ahubwo icyo usabwa ni ugufata icyemezo cyiza kidakuka. Imana ibamera umugisha. Ndagira mbabwire hari abantu benshi bagiye bafata icyemezo kidakuka. Iyo dusomye inkuru za Baratolomayo, ngo baramufasha baramuhata. Barangije kumuhata ngo bamwanika ku kizuba. Barangije kumwanika ku kizuba, ngo bamusiga umunyu.
ngo bagira ngo yihakane Kristo, ariko aravuga ati sinshobora kwihakana Kristo ngo ari ndapfa. Batubanjirije bose, uzasome amakuru y'intumwa. Yohana bamukase igihanga, Petero bamubambye acuramye, semati kisavoye neregamu. Ndagira ngo mbabwire mureke dufate icyemezo cyiza kidakuka. Hari aho waba warateshutse mu nzira zawe, hari ibyo waba warakoze ujya kure y'Imana, ariko wagarukira aho ngaho. Nshuti yanjye, wagarukira aho ngaho. Imana iracyarambuye ibiganza kugira ngo ikugirire imbabazi. Imana ibamera umugisha mwinshi. Nyirahangaha hari indahiro twarahiye. Ndibuka nakuruzaga ikibuno, nabwiye Uwiteka ndamubwira ntuwite, nunyiza nzagukorera. Hari indahiro nanjye narahiye. Rero birasaba kugira ngo wibuke ujye kubyara mama. Hari indahiro warahira avuga ngo Mana nunyiza ukandengera ukanyiza iki nzagukorera, ariko uhagaze uturi kuyikorera. Imana idufashe tugire neza. Ndi gusoza, kera bibazo byabaye mu gihugu cy'u Rwanda murabizi. Nari nkiri umwana mutoya, tukimara guhunguka iwacu bangurishirije bote z'ubururu, bazigurisha n'umugabo bita Ngumba. Barangije babahereza ingemeri ibishyimbo. Icyo gihe hari inzara iteye ubwoba. Barangije kubahereza ingemeri ibishyimbo barayijya, bote zanjye z'ubururu. Ariko icyo gihe mama wanjye yakundaga gusenga. Uko asenga ndajya mbabwira Imana, twiringiye Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko n'ibirimo. Ni Imana ivuga, yavuganye nanjye ndabibona. Ibwira mama iramubwira, yenda waba ubyizera waba utabyizera, Imana iravuga. Ivugana na mama iramubwira ati muhumure, abo yarari gusenga nabe arababwira ati nzabagaburira mujye muhage. Ukibaza ukuntu iyo umuntu afite inzara nubwo Imana yakubwira ngo uzajya uhage ntibishoboka, uba wumva bidashoboka. Ariko najya mbabwira ko ibidashobokera abana b'abantu ku Mana yacu birashoboka. Imana ishimwe. Birangiye igihe cyaje kugera koko, twabaga mu nzu z'ibyatsi. Imana ikabwira ati nzabubakira. Nta hepfo na haraguru, ibintu byari bikaze bimeze nabi. Twanyweye amazi yo kwiteke, twahiye ibisura n'ibyo twajyaga kubona umunyari danje. Ariko Imana iracyariho, iracyakora. Imana igiye kubikora, igiye kugaburira abantu. Ibijumba byareze, mbibutsa abankurikiye bamwe babyibuka, birera abantu bagira aho babyita ngo ni rugabire, abandi baravuga ngo ni ibikabutura by'abadefesi, babyita amazina ukabijyana mu isoko. Iwacu isoko ryacu ryaberaga ahantu bita Yaramba. Noneho wabijyanayo batabigura, warangiza ukabimena aho ngaho, ukitahira ukicyurira umufuka wawe cyangwa igitebo cyawe. Ariko ubu mwongere muvuge ngo ni rugabire. Icyo gihe Imana ivuga ibintu byinshi, iravuga ngo nzabubakira amazu. Imana iragenda irayubaka, nta hepfo na haraguru. Ndibuka mushiki wanjye Puderi yibaga n'ingwa, yibaga za mwarimu, yarangiza akaza akazihonda, yarangiza agakuramo ngo Puderi. Ariko none ubu murafata, sinzi ukuntu babigenza, bagafata akantu ngo niba ari fondote bagafata muno barangiza bagasiga. Ariko disi we, Imana yatugiriye neza. Reka mbabwire, mwibuke iminsi yanyu ya kera. Imana yo ntabwo yigeze yibagirwa shiti yanjye. Ikindi turashimira Imana, iyo ntabwo yigeze kutureka ngo ibure kudukurikirana. Ndi gusoza, Imana yatwubakiye amazu. Icyo gihe twabaga no mu masoko atandukanye. Imana ikavuga ngo nzabajyana mu masoko, muzaza murema amasoko asakaye. Imana ikatubwira ngo muzaza mujya no kwivuza mufite kare, ukumva ibyo bintu bidashoboka. Ariko reka mbabwire, ibyo Imana yavuze no kubikora izabikora, byaba byiza cyangwa bibi, ariko ibyo yavuze no kubikora izabikora. Ndagusaba ikire, ndagusaba ngo ufate icyemezo cyiza kidakuka, ureke kureka gusenga, ahubwo ukomeze usenge. Hari umurimo yavuze ngo komeza usenge Imana, usenge Imana ngo izasubiza amasengesho. Imana ijya yumva gusenga. Reka kureka isezerano wagiranye n'Imana. Ndasoje, ariko hari amasezerano wagiranye n'Imana. Hari ay'abantu bazi, hari ayo batazi, hari ayo wowe uziranyeho n'Imana mwagiye mugirana. Ibuka cyagiye ufite ikibazo ugahiga imihigo. Ndagira ngo wowe nkurikiye wibuke imihigo wahize. Imana mbibutse ko nta gikiranirwa ngo yibagirwe. Wakibagirwa ariko ntago yibagiwe. Reba imihigo wahize. Reba umugabo agutaye uvuga ngo Mana ni umugarura, nzakora gutya na gutya. Ibyo byibuke. Ibuka urwaye urenze, wibuke ibintu wabwiye Imana. Naributsa agashuti yanjye, ntabwo ndi umuhanga, Umwuka Wera akomeza arushaho kubasobanurira kurushaho.
kuko umwuka wageraho tutagera. Imana rero ibamera umugisha, mwamfasha tugasenga n'Imana, ariko mugafata umwanzuro, indahiro wagiranye n'Imana ukayikomeza. Subiza amaso inyuma urebe ibintu wabwiye Imana, kadusenge. Murakoze cyane, Imana ibamera umugisha. Wowe utarakora subscribe, gerageza uyikande, nako kazogera nikaza ugakandeho, kandi murushaho koherezanya n'abandi. Na comment zanyu turazikeneye, mutwereke ko turi kumwe inshuti zanjye. Murakoze cyane, tuzatugenda tuganira ku magambo y'Imana uko bwije nuko bukeye. Reka dusenge. Mana yera yo mu ijuru, turi imbere yawe kuko urera kandi urakiranuka. Kiranukira kubabarira abari mu isi bose. Ntago turi abahanga, ariko nzi ko ushobora byose. Yewe nyiribihe Imana, ndasengeye abantu bose bahize imihigo nibahigura, bahe guhigura kubw'imbaraga zawe nyinshi. Ikindi hari abantu bagiye bagirana nawe indahiro, bahe gukomera ku ndahiro. Abantu bajya kubatizwa hari indahiro barahiye, bavuga amagambo menshi atandukanye, ariko indahiro barahiye barayitatiriye. Turinde gutatira igihango. Weza imitima y'aba bakobwa badukurikiye, weza imitima y'aba mama, weza imitima y'abasore n'abagabo. Tunganya ubugingo bwabo bube buzima mu izina rya Yesu, kandi ubagarurire imbaraga. Emalo watifide ngo zamayisha yigro. Bahereza imbaraga z'umwuka wera. Mwami Imana, aho batakibashisha ubabashishe, aho batakishoboza ubashoboze. Ineza n'urukundo rw'Imana rubomeho. Mahingizi widu nafuda yegeza mayashirigre. Hindura ibyanza guhinduka, kuko ari wowe Imana ihindura ibintu bigahinduka. Urakoze, hereza umugisha abadukurikiye bose, kandi mu bibazo n'ibyifuzo bafite komeza ubasubize kubw'imbaraga zawe nyinshi. Sinze neza mu izina rya Yesu, amen. Mwe mudukurikiye ukeneye ko tumufasha gusenga cyangwa se kumugira inama, nomero zacu ziri hasi aho ngaho, waduhamagara tukaganira. Imana ibamere umugisha. Murakoze, nakagaruka.